Izindi question njya gufatwa nafashwe ari nk'ibintu bimeze nk'uko wakumva nk'inoze zikurya. Yes, nongeye kubahereza ikaze kuri Afri Gospel TV. Ni TV yanyu maze kumenyera, ni TV ikorera mu Gashanju muri Miracle Church Mutukura mu gihugu cya Uganda. Nkomeza gushimira abantu bose bakomeza kudukurikirana, abantu bakomeza gukora subscribers, abantu bakomeza gukunda ibiganiro byacu, abakoraho comments, abakora like, namwe abasharinga. Imana ikomeze kubaha umugisha. Nkuko mumaze kubimenyera, ntago dukunze kuza turi twenyine. Tuba dufite umutumirwa, tuba dufite umuntu Imana yagiriye neza ufite ubuhamya bugiye butandukanye. Uno munsi twabazaniye uwundi mutangabuhamya utandukanye. Amazina yanjye ni Gisubizo. Nawe watwibwira tukakumenya, abantu bagukurikiranye bakamenya umuntu twazanye ni muntu ki. Nkanya nuwawe. Yes, amazina ni Rukundo George. Iwacu ni Cyenkwanzi muri Mushanju. Nanjye nishimiye ko muntumiye, nanjye nkabona umugisha wo kuba navuga ubuhamya bw'aho Imana yankuye n'iby'Imana yancishijemo. Yes, Rukundo George, ubuzima bumeze gute muri ino minsi? Ubuzima rwose ndumva bumeze neza, Imana yangiriye neza rwose. Urumva ukomeye, ufite amani, uri mu mashimwe? Ni mu mashimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ya Rukundo, twumvishije inkuru zawe zigiye zitandukanye ubwo twabaga turi muri church, turi muri service. Twagiye twumva inkuru zitandukanye, twumva ukuntu Imana yagiye kugira neza, twumva ubuzima wanyuzemo. Na pastor yigeze kuvuga harimo kuguhanurira ku bintu ntashaka kuvuga, ahubwo we nshaka yuko wowe ubyivugira. Duhereza ubuhamya muri make kugira uve Cyenkwanzi uzugere mu Gashanju Mutukura. Byagenze gute, ni iyihe mpamvu nyirizina yakuzanye? Ubundi yo ni ubuhamya burebure, ariko kandi nenda kubutanga muri samare. Yego. Jewe ubundi kujya kurwara, nagiye kuza ahangaha ndwaye, nagiye kuza kuri iyi cyaki ndwaye. Hanyuma njya kurwara hari ahantu twacyuye. Hari ahantu twacyuye inka, niho nafatiwe, ntabwo nafatiwe iwacu Cyenkwanzi. Yego. Hari ahantu twacyuye nabanaga n'abandi basore babiri, turi batatu. Hanyuma njya gufatwa nafashwe ari nk'ibintu bimeze nk'uko wakumva nk'inoze zikurya. Numva nk'ibintu binzamuka mu birenge, ibintu biguma bikura nguma mbwiraho bagenzi banjye, ariko ko numva hari ukuntu bitameze neza. Mbehe tubifata buhoro, ntitwamenye ibyo ari byo. Ibintu biguma bikura bizamuka, ibintu noneho bigeze mu gituza. Ubundi byazamutse ari nk'ibicuro, numva ari nk'ibintu bingenda. Bigeze mu gituza nandika kugira umusonga mu mutima. Noneho ngera igihe umusonga umbera ikibazo cyane, ku buryo nagendaga mfashe ku mutima nakuraho ikiganza. Numva nkaho umutima wagiye ukambwira ngo wenda ninkuraho n'ikiganza ngira ngo birahita birangira. So mba muri ubwo buzima bumeze butyo, mbura amahoro. Noneho icyaze kumbwira ko hari ibitameze neza, njyewe ubundi narabyiyumvaga ariko nazi ikijya imbere. Noneho nkaguma ndota nabi, nkarota ndeba inyamaswa zinyirukansa. Noneho umutima uguma wanza nkibwira, ariko kandi ibyo ari byose hari ukuntu bitameze neza. Noneho ukuntu Imana yaje kuntabara kugira ngo nangire guhaguruka ku buzima bwanjye. Hari ahantu umukecuru wanjye yari ari Kampala mu ikanisa imwe, yari yaje gusura abakobwa be batuye Kampala. Yego. Hanyuma noneho ageze muri iyo kanisa, harimo umupasiteri nawe ajya yerekwa. Aramubwira ati, mu bana bawe umwana wawe w'umuhungu mukuru, ati ko hari ukuntu namubonyeho ibitameze neza. Amubwira mbere ukuntu ibintu andebaho. Noneho umukecuru aranerera isi mpamwe ati ko bambwiye ibi n'ibi, tibikoze bite? Ndamubwira ariko se ko nameze neza. Arambwira ati noneho ati vayo. Ndurira uwo mwanya bitewe nuko nanjye nari nameze neza. Ndurira njya Kampala, bansengera kumara nk'ibyumweru bibiri ndi muri iyo kanisa. Ntibyagira inyungu ku buzima bwanjye, nkomeza mbabaye. Yego. Noneho
njyewe mbona yuko nafatiwe iriya aho narindi sinagarukayo, nkomezamo njya mu rugo iwacu. Yego. Ngezeyo ubuzima buguma bwanze, mbe nandika ubuzima bwo kujya mu makanisa, mu nsengero. njya mu makanisa biranga. Noneho ba bana babiri twabanaga nabo barafatwa, Nabo bararwara bombi. Bari abavandimwe bawe cyangwa? Bari abana, umwe yari inshuti yanjye, undi yari umukozi wo twabanaga. Yego. Noneho bombi barafatwa, bafashwe. Noneho ko igitero cyari cyaziye jyewe, ntabwo bo bigeze baba nabi cyane, bababayeho gake. Noneho bajya mu bapfumu bariho bakirira. Noneho ngiye nguma ngenda mu nsengero, mu makanisa, ntibyagira icyo bimara. Noneho bitewe nk'ububabare nari mfite ku mubiri, abana baguma bambwira ati ko se wihambiriye mu makanisa ko ntacyo byamaze, wagemyeho na hariya ukareba. Noneho baguma babimbwira, ndavuga ariko rero reka ngire, ariko njyayo kubw'ububabare bw'umubiri, ariko ku mutima mfite agahinda ku mutima yuko ngiye ahantu hadakwira imbere y'Imana. Yego. Ngezeyo cyo nenda kwemeza n'abantu badukurikirana nuko abapfumu ntacyo bamaze. Nshitseyo umupfumu araza, ntabwo ari we wavuraga, ahubwo yaricaraga hakaza, niba ari sitani ari yahamagarayo nkayo, hakaza ikintu kigatandika kukubwira ibintu. Njyewe nayo nagiye, ariko ikintu kimeze gute utarakomeza mu ishusho y'icyo kintu? Ni ikintu mbe niba nakubwira ngo kiri muri buryo ki, kimeze njango ni nk'igikoko. Igikoko nuko habaga harimo umwijima, ariko numvaga gifite ibiganza nk'iby'umuntu, ariko giteye nk'igikoko utamenya ukuntu gikoze. Hari umwijima gute? Ni mu cyumba wabaga urimo? Ni mu nzu? Bagushyira mu nzu uri wenyine, uri hamwe n'uwo nguwo ngo ni umupfumu, uri hamwe n'abantu baba bamuri uruhande nka batatu. Ariko uwo mwanya ikintu uwo ntabwo wakireba, haza umwijima ku buryo, kandi ari ku manywa izuba ryaka, ariko hakajyamo umwijima neza. Noneho icyo kintu baragihamagara, kiraza gitandika kumbwira ibintu bimwe nabizi. Noneho uwo mwanya kirambwira ngo kugukoraho urazana imitwaro 60. Icyo kintu nicyo cyabikubwiye? Nicyo kivuga. Imitwaro 60 ndazemera, kijyaho ngaho biba gupfundapfundikanya aho mbehe. Ariko ndakubwiza ukuri yuko nari ndaho hantu, ariko narunamye nsenga Imana, ndavuga ariko Mana, ni nubwo naza aha hantu nacumuye imbere yawe, ariko n'abaruhankure sinzongera. Kandi nk'uko Imana yabyumvishe, narahavuye ndamanika ukuboko kwanjye, ndavuga sinzongera kujya ku mupfumu. Niba ari iki gitero cyanze ari cyo kizantwara, ariko sinzasubirayo. Ndahava nkomeza mbabaye, nkomeza njya mu makanisa. Noneho kujya kuza ahangaha nakoreraga aho bita Ginja, ariko hose ubuzima butameze neza. Noneho bigera igihe nk'uko bya bintu bya mu gituza wa musonga wageze igihe, noneho urakura, umutima ukajya wihuba cyane, nkajya ngira ibintu numva bingena mu gituza, ibintu bisa nk'ibinkamura inyama. nari ndaho zari nk'ishanga 8 z'amanywa, ngiye kumva numva umutima urihubye neza. Ndavuga ni rero ubu ngubu ngira ngo, kuko nabaga ndi naho ngaho, numva umutima unyemeza ngo ibyanjye iyi ndwara ntago nzayikira. Aguma nekereza gupfa, nta kindi. Tekereza gupfa gusa? Nekereza gupfa. Noneho mbona yuko birangiye, kuko nta handi nari mfite amatsiko. Umutima wanjye numvaga nashobora kujya ku mupfumu, nagaruka mu bapfumu. Natekereza mu mutwe wanjye ngasanga n'akanisa iyo numva mfitiyemo kwizera yuko nayikiriramo. Umutima unyemeza ngo nta kindi n'ugupfa. Noneho nari umwana twabanaga, aguma kuri TikTok, agira agwa kuri ka video ka Pastor Theo. Yasengeraga, narebaga asengera umugore, aramuhanurira, mbe insengera naraga kuntu asengera abantu. Mutima urambwa atari ku uyu muntu hari ubwo hari ukuntu byagenda ugezeyo. Noneho naraye mubonye, nibwo nabyutse mfatwa. Umutima urihuba neza nanirwa guhumeka. Umutima warakubitaga nkumva ari nko wakubita ku ngoma.
ahubwo gusa Imana ikingaho ukuboko ndeba burakeye. Mu gitondo cyaho ka video nkakuraho inamba ndamuterera, arambwira ati noneho ati ntabwo nagirane, ntabwo nagusengera ku isimu birasaba nguze. Bwakeye nurira nza ahangaha n'icyagumye cyinshi intege, buriya ahantu ho wenda gukirira Imana nibura ukuntu bigenza ica inzira. Noneho nkareba bahanura abandi nkavuga ko se bimeze bite, noneho ncika intege ngira n'igihe nenda kugirane ndamubwira ariko se ko numvaga nenda kugaruka, yambwira ati wowe ati icyo nkwemeza nuko wicara ahangaha biza gutungana. Noneho mu mind zanjye nzikuramo ibindi byose ndatuza ndicara. Noneho gicyaje kunyemeza neza ko nabohotse wa musonga w'umutima, nageze igihe numva nacyumva neza. Oya, umusonga w'umutima washize pasiteri yagusengeye cyangwa nuko wamwikanisa gusa uri mu itorero? Umusonga pastor bundi igihe mageze yamfasheho rimwe. Yamfasheho rimwe noneho hacaho nk'icyumweru kimwe wa musonga sinongera kuwumva. N'ibyajyaga bingendagenda ngera igihe numva nakibyumva neza. So nuko nagiye mbohoka kugeza ubu ngubu numva ameze neza. Ubu ngubu urumva ubuzima buhagaze neza? Rwose bimeze neza nta kibazo. So wari umaze igihe kingana gute wari urwaye? Ubundi igihe nafashwe gutandika kumva ngo narwaye, nafashwe mu kwezi kwa gatandatu 2021. 2021? Ubwo ugiye kubarabaramo ngira ngo imyaka yajyaga muri 3. Iyo myaka yose wari umaze urwaye ntabwo ugeze ugerageza kujya kwa muganga? Sibye mu bapfumu gusa? Nagiyeyo, nagiye ariko kandi ntwarwayo nuko abo mu rugo aribo bambwira ngo tujye kuki wizera ngo na amarozi, utenda kujya mu marwariro. Yego. Banza mu marwariro yoroheje bibi by'ubusa, hanyuma nibwo bantwaye mu irwariro rimwe rikomeye bararyita Rubagarira Kampala. Ngezeyo bancisha muri buri cyuma cyose, bapima igituza, bapima amagufwa, bapima buri kimwe, bapima umutima, byose basanga habe nangwa. Rero ngo abashaho nibajya buri cyo babeshya, barampima bapima na rusazi irabura neza, basanga nta karwara kose mfite mu mubiri, habura ikintu na kimwe. Habura indwara yari yose. Dushima Imana ko yagukijije. Ariko hagati aho hari abantu nshaka gukura mu rujijo. Hari abantu bakunda kuvuga ngo Pastor Theo ngo ajya mu nyanja ngo akoresha imyuka mibi, abandi bakavuga ngo yaka amafaranga kugira abasengere. Pastor Theo kugira gusengere hari ikintu yigeze kwaka? Nta nicyo nangwa nose kuva nsaha nta nisene nigeze nanga ngo wansengere. Mbe rwose ibyo ngibyo yaransengeye ndindanyira nta n'ijana ndagirane ndata. Noneho kandi jewe ubundi hariho n'abantu bamureba kuri TikTok nkuko baba bambaza ngo wowe uri yure yabimeze bite, asenga ate? No gusenga bisanzwe ngiye rwose mba ndeba. Ubundi natindaga kwemera. Yego. Natindaga kwemera ngo hari umuntu ngo guhanura bibaho. Ntago najyaga nemera ko guhanura bibaho. Yego. Ariko Pastor Theo niwe wanyemeje. Mu bintu byose yaguhanuriye wasanze ari? Nasanze ari byo. Ntabwo nemeraga ko kuvuga ngo umuntu arahanura ngo byabaho. Wumvaga bitashoboka? Numvaga bitashoboka. Ariko yaramanuriye. Mbehe niwe nemeye neza, ndemera ngo koko Imana ica mu muntu ikavuga ibikuriho. Yego. Hagati aho abantu mukomeza kudukurikirana ndabasaba gukora subscribe ku muntu utari wakora subscribe, kandi niba ubutumwa ducishaho cyangwa ubuhamya ducishaho cyangwa ibiganiro ducishaho kuri TV yacu bikunezeza, ujye wandika muri comment utubwire, ugire igitekerezo utanga, kuko comments zanyu nizo zitumotiva, nizo zituma dukomeza kugira icyo dukora, nizo zituma dukomeza gushaka abatanga buhamya benshi, nizo zituma dukomeza kugira icyo tubagezaho, kandi ukomeze no gukora share kugira n'abandi bakomeza babone ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri iyi ni Afri Gospel TV ikorera Mutukura mu rusengero rwa Miracle Church ku mushumba umukozi w'Imana Imana ihagurukije bita Pastor Theo. Abantu benshi bamaze kumumenyera, abantu bamaze kumumenya, cyane abantu bari muri Amerika turabashimira ko mukomeza kudukurikirana.
abantu bari muri Qatar turabashima ko mukomeza kudukurikirana, abantu muri mu Rwanda namwe turabashimira cyane, Imana ibahe umugisha muri inshuti zacu, ndetse n'abantu bari muri Uganda na Tanzania cyane cyane, God bless you kubw'ibintu mukomeza kudukorera. So Rukundo, dukomeje, ni iyihe nama wagira urubyiruko? We wagize amahirwe, ubundi mbere na mbere ni ikihe kintu wungukiye kwa Pastor Theo? Uretse gukira gusa, ni ikihe kintu wungukiye mu Gashanju ku rusengero rwa Pastor Theo? Ikintu ubundi jye nungutse byinshi, ariko icyambere cya byose n'ibindi bitaraza, ikintu nagira inama nk'urubyiruko ni ukwizera Imana, kuko Imana ariyo byose, urumva. So jye kuko nizeye Imana, benshi bapfuye barwayeho gake bagapfa, ariko nakomeje kwizera Imana. Yes Rukundo, turimo twegereza ku musozo, ngira ngo nsigaje ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Nashaka kukubaza, kuva wagera hano mu Gashanju, ni iki uhigiye cyangwa ni ikihe kintu wungutse uretse kuba warakize uburwayi wari urwaye? Ikindi kintu wahakuye cyangwa uzahakura ku buryo wagenda ukabwira urundi rubyiruko uzagenda usanga Cyenkwanzi? Ni iki kintu waba warahakuye mu buzima bwawe uvuga ngo iki kintu nagikuye mu Gashanju? Jewe ubundi usibye gukira n'ibindi bintu nagiye nigira ahangaha, ubundi icyambere nuko nahigiye gusenga. Ubundi je nko gukora nk'amasengesho ni ibintu najyaga ndabinkomerera cyane, ariko ubu ngubu icyo cyo nakigiye hano. Ikindi hari inyigisho Pastor akunze kwigisha ijya imfasha cyane, yo guhugura urubyiruko, yenkareginga urubyiruko gukora bakava mu bintu bitabafitiye umumaro. Ni inyigisho ijya imfasha cyane, ni inyigisho nzagumana muri jyewe. Yego. Ubu ngubu uri umukristo warakijijwe? Yarakijijwe. Ikindi ajya yigisha no gukiranukira Imana, ko ari ikintu cyiza kumukiranutsi w'Imana. Umuntu ukiranukiye Imana niyo ayitakambiye itebuka kumwumva. Yego. So ibintu bijya bimfasha cyane. Tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu kwa dufitanye, Rukundo, ndashaka untandukanyirize ubuzima bwawe wari urimo mbere yo gukizwa n'ubuzima urimo umaze gukizwa, kuko utubwiye ko wamaze gukizwa ubu ngubu uri umwana w'Imana. Ese ari abantu benshi bari hanze, urubyiruko rwinshi ruri hanze, ruzi yuko abantu bari mu burokore cyangwa abantu barokotse bayobye cyangwa ibyo barimo batabizi? Nkawe wabashije, wagize amahirwe yo kurokoka ugakizwa, ndagira ngo udutandukanyirize ubuzima butari ubwa Gikristo n'ubuzima bwa Gikristo. Ubundi ubuzima kuva ubuzima bwo butari ubwa Gikristo ni ukuva mu byaha ugatunganira Imana, kuko ubundi nihereyeho nkanjye nitangiyeho urugero, ubu narakizwa nababaye cyane, ntacyo byigeze bimarira. Ibyo nari ndimo byose ntabwo byabashije kunyuza, ahubwo negereye Imana mbona kubona ubutabazi. So n'inama nagira nk'urubyiruko bagenzi banjye ni ukwizera Imana bagakizwa, kuko Imana ariyo gisubizo cya byose. Kuko abantu twaririye hanze, ariko aho twegera Imana niho twaboneye ubutabazi. Mwegere Imana mwaboneye ubutabazi. Uza ubu ngubu uri mu buntu bw'Imana, umeze neza, nta cyaguhungabanya? Nta cyashobora kuhungabanya, nta na gito. Ntacyo, kuko Imana ari umutabazi wanjye, kandi nzi neza ngo nyiringiye byose byashoboka. Tugera ku musozo w'ikiganiro, nkomeza kubashimira, ariko sinasoza nagira inama urubyiruko cyangwa abantu bose badukurikirana. Muntu uri kureba ino video, ibintu byose ukora biragaragara imbere y'Imana, kandi nta kintu kitagira iherezo, kandi nta n'ikintu kitagira ingaruka. Nukora byiza uzasarura ibyiza, ariko nukora bibi uzasarura ibibi. So ndabashimira ko mukomeza kudukurikirana. Ku bantu batari bakora subscribe, mukore subscribe, kore share, utange comments,
kugira mukomeze kutwagura, mukomeze kudushigikira, natwe dukomeze kugenda tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Twenda no kuzatumira Pastor Theo hano kuri TV tukaganira, mukamwirebera amaso ku maso ku bantu batari bamubona. Murakoze cyane. Urakoze Rukundo, wakoze kwitabira ukaba waje. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Amen. Kandi usubire Cyenkwanzi utanga ubuhamya bwiza, ntuzasubire mu byaha. Niba waragize amahirwe yo gukizwa, ugume ukizwe koko, ukijijwe neza. Pastor ni ukunda kutubwira ngo tureke urugezigezi. Nawe ntuzajyane urugezigezi Cyenkwanzi, reka uzagere Cyenkwanzi abantu bakubone nk'umuntu mushya. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha.